ugomba kubaho uko wahisemo kubaho ku giti cyawe, kuko nubaho ubereyeho abandi uzibagirwa, nubaho ubereyeho abandi uzasanga waribuze wowe ubwawe. Ahubwo rero ni igihe cyawe cyo kuvuga ngo wawu, njyewe ni njyewe ubwanjye ku giti cyanjye, ni njyewe uzi ngo nkeneye iki, ni njyewe uzi ngo nshaka iki. Reka nongere mbasuhuze kandi mbifurize ibihe byiza, kandi mbabwira ko tugomba kurushaho gukomera muri ibi bihe. Twibuka ku nshuro ya 31 Jenoside yakorewe Abatutsi 1994. Ni ibihe biba bitoroshye, ariko nabwo ni ibihe tugomba kunyuramo kuko n'amateka yacu. Reka nizere yuko rero ubuzima buri kurushaho kugenda neza cyane, kandi nizere yuko muri gukora ibishoboka byose kugira ngo musohoke mu bikomere umuntu yaba yaranyuzemo, umuntu yahuye nabyo, kuko kubaho ubuzima bwiza ni ubuzima butarimo ibikomere. Bya bikomere bitagusunika ngo bigusubize ahantu habi cyangwa bikubuze gutekereza neza, cyangwa bikubuze kuba mu buzima bwawe bwa nyabwo. Ibyo rero ngira ngo ni wowe ubwawe ubizi neza, ni wowe uzi icyo ubura, ni nawe uzi ibyishimo byawe, kandi ni wowe ku giti cyawe uzi ahantu werekera, ni wowe uzi destination yawe, nta wundi muntu ugomba kubikumenyera, kuko ibyo utimenyeye burya nta wundi muntu uzabikumenyera. Ubwo rero nahawe, ni uruhare rwawe, ni imbaraga zawe n'ubushake ugomba gushyiramo kugira ngo ugere aho ugomba kugera. So iyi ni iyindi episode, ndabashimira cyane kuri commentaire mwagiye munyohereza kuri telefone yanjye, kuri episode twakoze ubushize. Uyu munsi ndibuze kuvuga ku kintu abantu bazi isi bambaza. Hari ijambo nkunda gukoresha avuga ngo kubaho wibereyeho, cyangwa kubaho ku giti cyawe, ukabaho utabereyeho abandi, ahubwo ukabaho wowe uko ushaka kubaho, kandi mu buzima bwawe ibyishimo, kandi ukabaho mu cyerekezo cyawe. Uyu munsi hari ibintu turi kujya duhura nabyo byinshi by'ingaruka ku buzima bwacu, ugasanga turi gukora kuri pressure y'abandi, ugasanga ubuzima ubayemo uri kubamo atari we wa nyawe, ahubwo ukabaho ubereyeho abandi. Kubaho rero ubereye abandi cyangwa ubereyeho abandi ni iki mashaka kuvuga? Ni ukuvuga ngo hari ubuzima bwawe wowe ku giti cyawe, cyangwa nkanjye Alpha hari ubuzima bwanjye, hari uburyo nifuza kubaho, hari uburyo nshaka kubaho, hari uburyo na setinze future yanjye, hari destination kwa numva ngomba kwerekeramo, hari ahantu nifuza kuzagera mu buzima bwanjye. Iyo haje abandi bantu rero, hari inshuti, hari imiryango, hari kariyeri, ubuzima ubamo buri munsi, hari akazi ukora. Abo bantu iyo baje bakakuzenguruka, nibo bantu bashobora gutuma uruzinga focus. Muze kunyumva neza, ntabwo ndi kuvuga ko ugomba kuba udafite abantu bakuzengurutse, udafite umuryango, udafite inshuti. Abo bagomba kuba bahari, ahubwo bakaba baba impamvu ituma ugera muri destination yawe, ariko ntibagomba kuba abantu bakubuza kugera aho ugomba kugera. Kubera yuko umuntu abaho, aravuka akivukira ku giti cye. Niyo mpamvu ku bantu bizera Bibiliya ivuga ngo buri muntu wese azigirira mu rubanza. Nta hantu umubyeyi atazabasha kujya kuburanira umwana we, cyangwa nk'umwana nubwo aba arize amategeko, nubwo yarize iki, ngo ajye kuburanira umubyeyi. Oya, buri muntu wese ngo azagira gute? Azigira mu rubanza aburana ibye ku giti cye. Bishatse kuvuga ngo rero, n'uyu munsi ukuyeho inshuti, ugakuraho imiryango, ugakuraho kariyeri n'abantu bakuzengurutse bose, cyangwa n'ibikuzengurutse wirirwaho umunsi ku munsi, hari ubuzima bwawe. Ni wowe uzi umutima wanjye ukeneye iki, ni wowe uzi aho werekera ahariho. Abantu bakuzengurutse na kariyeri n'inshuti n'imiryango ni abantu bakwiye kuba bahari kugira ngo bagusapotinge, bakugeze muri destination yawe. Ariko uyu munsi ntabwo ari ko bimeze.
bisa naho wowe ugenda ukiyibagirwa, ahubwo ukabaho uko abandi bashaka kubaho. What I mean is this. Reka mfate ku ngero ntoya cyane. Niyo ugiye kwambara ku giti cyawe, urambara bati ariko se ubu ba bantu dukorana nibambona baramfata gute? Ese ubu nabemeje? Ese ibintu nambaye baraza kubikunda? Ntabwo ari bibi. Ahubwo abo bantu nibo batangiye kugenga ubuzima bwawe, kubera yuko ibyo uri gukora uri kubikora accordingly ya sosiyete urimo. Uri kubikora ukurikije uko abandi bari kugira gute bari kubikora. Ndambara gutya kubera ko kanaka yambara gutya. Icyo bita imitation, kwigana, ukabaho ubuzima bw'abandi. Ukaba wakemera no kwambara ibintu, ubwo twafashe urugero ku bijyanye n'imyambaro, ukaba wakemera no kwambara ibintu bitakunejeje, ariko kubera yuko ariyo fashion, ariyo myambaro igezweho, aribwo buryo bugezweho bw'imyambarire, uremera ubyambare. Ntibigufitinze, ntibinenejeje umutima wawe, nta nubwo wumva wambaye nyine mu buryo uri comfortable, ariko kubera yuko aricyo kintu kigezweho, I have to do this. I have to do this. Ugomba kwambara gutya. N'ingendo bari kujya bahindura ingendo. Imigendero ugasanga urahinduye kubera yuko hari umusitari ugenda gutya, kubera yuko kanaka agenda gutya, kubera ko yambara gutya, kubera ko abigenza gutya. Nanjye I have to do this. I have to behave like that. Nditwara kuriya. Icyo gihe rero menya yuko profile yawe utangiye kumera nk'umuntu uri kuyihisha. Hari ijambo nkunda gukoresha mvuga ngo ni ukwitabika. Iyo utangiye kubaho ubuzima bwa kanaka, ugatangira kwitwara uko babishaka, ugatangira kubaho kugira ngo batavuga gutya, kugira ngo batambona gutya, kugira ngo batavuga ngo kanaka byagenze gutya, nditwara gutya, ndibombarika, ndambara gutya, niba ndi pasiteri hari imyambaro ntakambara kandi nejeje, niba ndi umukristo ntabwo nzajya kuri pisine koga kugira ngo batavuga gutya, niba ndi umurokore hari imyambaro ndagomba kwambara kandi nejeje kugira ngo batagenda gutya. Ntabwo ndi kubagumura, ahubwo ndi kubigisha kubaho mwibereyeho. Ndi kukubwira uburyo ugomba kubaho mu buzima bwawe bukunejeje, abandi bakaza iruhande rwawe ari abasupporters, ni abantu bagushyigikira. Reka mbivuge muri ubu buryo, ni abantu bari gushyigikira uburyo wahisemo kubaho. Umukuru w'igihugu cyacu cy'u Rwanda akunda kubivuga. Ni wowe ubwawe ugomba guhitamo uburyo ugomba kugira gute ugomba kubaho. Ntabwo mbaho kubera kanaka yategetse ngo ndabaho gutya. Ntabwo ndiho gutya kubera yuko bashaka kumbaho gutya, ahubwo ngewe ndahitamo uburyo bwanjye bwo kubaho, ahubwo abantu banzengurutse n'abantu banyegereye baze basupporting ubwo buryo bwanjye, basupporting destination yanjye. Ni wowe wo kugira gute wo guhighlightinga uburyo ushaka ukabugaragaza, ukabugaragaza. Ngiye nahisemo kubaho gutya, nahisemo kwitwara gutya, mu gihe nta bibangamiye, nta n'uwo bigize gute bikomerekeje, kubera yuko nicyo kintu kimba ibyishimo. Reka mbabwire ikintu kimwe, nta muntu n'umwe ushobora kumenya ibyishimo by'umutima wawe. Ibindi byose barakubeshya. Wagira inshuti, wagira umugore, wagira abana, wagira gute, ariko nta muntu ushobora gutaha ku mutima wawe amenye ngo arufa n'iki kinezeza kurusha ngewe ubwanjye. Ngewe ubwanjye ni ngewe uzi ngo ikinezeza umutima wanjye ni iki. Ni ngewe uzi ngo future yanjye ndi kwitegura gutya. Ni ngewe uzi ngo aho nerekera destination yanjye ni iyi ngiyi. Nta wundi muntu uri hariya kugira ngo aze abimenyere, ahubwo barahari kugira ngo basupporting kwinjira aho ngomba kugera. Mu gihe rero ushaka kubaho wibereyeho, nubwo buryo ugomba gusettinga ubuzima bwawe. Dufite abantu bamaze kwiyibagirwa, bamaze kwibagirwa abo bari bo kubera yuko babayeho mu buzima bw'abandi.
bamaze nk'aho bitabitse mu rwobo rurerure kubera yuko izina ryabo ryamaze gutabwa ahantu kure cyane kubera yuko ntabwo bibereyeho, babayeho mu buzima bw'abandi bantu. Arajya gusohoka akavuga ngo mbese baravuga gute, arajya gukora ikintu akavuga ngo mbese baramvuga gute. Ugasanga ibintu byose ari kubikora accordingly y'imitekerereze y'abandi, y'ibyo baza kuvuga, y'uburyo baza gukomantinga, y'uburyo baza kumwitwaraho. Ugasanga wowe ubwe wariyibagiwe, ibyishimo byawe warabitabitse, uri kuba mu buzima abandi bantu bifuza kubaho. Uwo nguwo ntabwo ari wowe. Ugomba kugaragaza true identity yawe, uwo uri we. Niba uzajya kureba usange umuntu kugira ngo uzigere ubone umusatsi we wa naturere ni ibintu bigoranye. Iteka ni ukugurira imisatsi y'abazungu agashyiraho kubera yuko ntabwo ari proud y'ubuzima bwiwe, ntabwo ari proud y'uburyo ashaka kugaragara, ahubwo ashaka kugaragara mu ishusho y'abandi, ashaka kugaragara mu ishusho y'undi muntu. Ntabwo uri umwera, uri umwirabura. You have to be proud uwo uri we. Ugomba guterwa ishema n'uwo uri we. Il faut être fier de toi-même. Kubera yuko za mbaraga uri gukoresha ugura amavuta yo guhindura umubiri wawe, za mbaraga uri gukoresha ugura imisatsi ihenze kugira ngo ugaragare nka kanaka, izo ziri gutabika profile yawe, ziri gutabika uwo uri we. Kubera yuko n'ubundi whatever you do ntacyo wakora ngo ube nka kanaka. Icyo wakora cyose ntacyo uzakora ngo ube nka kanaka kubera washyizeho imisatsi imeze gutya, kubera yuko wisize amavuta guhindura, kubera yuko witwaye gutya, kubera ko wambaye gutya. No, n'ubundi uri wa wundi, ntabwo uzaba nka kanaka. So beta niyo guhitamo ubuzima bwawe ugomba kubamo. Je m'en fous niba ndi pasiteri nkambara ikabutura ntacyo bintwaye mu muhanda, kubera yuko biranejeje kandi nta muntu mbangamiye. Niba ndi umushumba runaka nkajya kuri pisine nkoga, yes, it's part of my life. Ni ubuzima bwanjye nahisemo, kubera yuko ni bumwe mu bituma tugira ubuzima bwiza. Ntabwo Imana yaduhaye ubuzima ngo tubwangize, tugende tubufate tubushyire hariya, ahubwo yaduhaye ubuzima kugira ngo tuprotecting, butugire abantu beza. Dukunze kuvuga ngo roho nzima mu mubiri muzima. Umubiri utawitaye Imana yaguhaye, ngira ngo kiri mu bintu Imana yakabaye kubaza. Ntabwo rero idini n'imyumvire y'abantu bikwiye guhindura abo turi bo twebwe ba nyabo. Ntibikwiye guhindura destination yacu, ntibikwiye guhindura ibyishimo byacu, ahubwo idini n'imyumvire y'abandi bantu birihara kugira ngo bisupporting a dream, bisupporting inzozi zacu. Rero wowe ubwawe ku giti cyawe ni uzi ngo ngiye nkeneye iki, ni uzi uburyo ushaka kubaho. Icyo ngicyo ugomba kukimenya kandi ukakiviva. Nta kibazo cy'abantu bakuzengurutse, nta kibazo cy'abantu bifuza ko witwara gutya mu gihe ntawe bangamiye, ahubwo bikore kubera yuko umutima wawe wumva ari ikintu ugomba gukora. Bikore kuko uri kumva bikuzanira ibyishimo muri wowe. Bikore kuko niyo uzi ahantu uri kwerekera ahariho. You have to be free. Ukisanzura kubera imyumvire yawe. Nta muntu ugomba kubaho ubereyeho, ugomba kuba wibereyeho. Uwo uri we ukagaragaza uwo uri we. So dufite abantu rero baca imanza, ugasanga aragenda kujajinga. Ibyo ntabwo bigomba kugera gute kuguca intege, kubera yuko wowe wahisemo ubuzima bwawe. You choose your own life. Ubuzima bwawe wabuhisemo, ugomba kububamo, ukabwenjoyinga, ubukunza akagukunda, utabyishimiye akajya ku ruhande, ubikunza akagushyigikira. Ni wowe ubwawe wo guhitamo uburyo ugomba kubaho, ukikunda, ukiyaturiraho amagambo meza, ugasetinga future yawe. Ababikunze bakagushyigikira, abatabikunze bakajya ku ruhande. Nta muntu n'umwe hari kugira ngo agenge ubuzima bwawe. So you have to live yourself. Ugomba kubaho uko wahisemo kubaho ku giti cyawe, kuko nubaho ubereyeho abandi uzibagirwa, nubaho ubereyeho abandi
uzasanga waribuze wowe ubwawe. Ahubwo rero ni igihe cyawe cyo kuvuga ngo wawu, njyewe ni njyewe ubwanjye ku giti cyanjye, ni njyewe uzi ngo nkeneye iki, ni njyewe uzi ngo nshaka iki, kuko ugiye kuba muri peresha y'abantu, ugiye kubaho mu buryo utigeze utekereza kubaho kubera yuko uri kugendera ku bandi, uri kuri peresha y'abandi bantu, uri kwigana, ufite ubwirwaruhame ku bandi bantu. So ugomba guhitamo rero, njyewe ni njyewe, ndi umukire ariko ndaba umukire gutya, ndi umukene ariko ndaba umukene gutya, abantu banjye turabana gutya, nta muntu ugomba kudeviya icyerekezo cyanjye icyaba icyo ari cyo cyose, ahubwo ubishaka azanshyigikira, utabishaka agende, ntabwo agomba kunkerereza. Ugomba kuba wibereyeho, wibaho ubereyeho abandi. Murakoze cyane kandi abakunda.